iterambere riziyo wakoze uko ugera ku iterambere ari uko ufite umurimo ngo utaye imizimana ni ukuvuga ngo iyo utaye igihe utaye amafaranga umurimo wose ubonye upfa kuba ufite ubushake n'imbaraga ubundi akazi kose ubonye ni gukora turabasuhuje kandi tubaye ikaze abakurikira Speed turi mu karere ka Gatsibo uyu munsi twasuye abatekinisiye ngira ngo murababona ni abatekinisiye kubera bakora imirimo iri tekinike reka babanze badusuze banatwibwire ngiriweho cye nitwa Manirafasha Julie uye mu kagari ka Karenge mudugudu wa Karenge umurenge wa Kabarore akarere ka Gatsibo ukabura umutekinisiye yego nago nabeshye nawe mufatire atubwire murakoze amazina yanjye n'abafiti Emmanuel ubusanzwe n'umutekinisiye nkora hano muri Kabarore nkabari ibyo nize igitekinisiye mba hano hepfo muri Kabarore hafi y'umuturanyi mu mujyi nawe watwibwira so nanjye amazina yanjye ni Sanzimana Emmanuel nkaba ndi umutekinisiye aba ntuye hano muri Kabarore ubwa mbere rero ngize amahirwe yo kugana n'abatekinisiye mbahaye ikaze mwiyumvemo ikaze kuri Speed najya mbabaze se hano Kabarore bimeze bite byifashe gute muraturusha iki muri Kabarore imirimo iraboneka ariko ntabwo ari cyane kuko uko tuba twabonye akazi ntabwo ariko twese tuba twabonye akazi hari n'ababa batakabonye ubwo bagasubira mu rugo tumva ariko ubuzima bwa Kabarore bwifashe bitewe na gahunda za Covid nizo zituma imirimo itaboneka neza Kabarore se muraturusha iki nk'abantu tubasuye tutahamenyereye Kabarore turabishimiye cyane dukunda abashyitsi badusura buriya iyo umushyitsi aje gusura kugana ugomba kumwakira yego kuko urugo ni urugendo kandi abashyitsi burya nabo umugisha umushyitsi ni umugisha ubu se Kabarore heza iki muraturusha iki murakoze urabona nk'ubu ngubu izuba ryaravuye na Covid yaragiye ivangavanga ibintu muri make uretse izuba n'ibibazo bya Covid Kabarore twara amahoro mbere ya byose heza iki se nk'abahinzi baba baje mu bishanga beza ibijumba ibishyimbo n'ibigori babyeze gutyo umuntu agenda ashakisha ubuzima natwe hirya no hino mu gitekinisiye dukora nuko ubuzima bukenderera ntari mu gitekinisiye se Covid naho yadukomye mu nkokora cyane yadukomye mu nkokora cyane kuko akazi kagiye kagabanyuka uko twabonaga akazi ntabwo tukikabona bitewe n'ibikoresho bimwe byarahenze kubera Covid transport zabyo natwe ubwacu kugira ngo tubone akazi kubera kugendera kuri gahunda za Covid z'amabwiriza ya Covid byabaye ngombwa ko dukora 30%. Ubwo rero abakozi 30% uko dukora abari bake cyane ugereranyije mbere nawe watubwira ingaruka iki cyorezo gifite ku murimo wanyu w'ubutekinisiye murakoze urabona iki cyorezo kiza cyaje gitunguranye cyaratunguranye byo cyaje gitunguranye kimaje kugera mu Rwanda bashyiraho gahunda ya guma mu rugo usibye ko tekinike bakomeje gukora bakomeza gukora kuko aba ari ukubaka igihugu gusa
icyagabanyutseho ni abakozi 30% ku bakoraga, ubwo urumva baragabanutse. So ibikoresho birahenda kubera ko ingendo zari nkeya, yego, imodoka zemewe kugenda ari nke, ibikoresho birahenda. Ubwo n'abari bafite imishinga yindi bagenda bayihagarika gake gake. Ubwo muri no minsi akazi ni gakeya kubera ko icyorezo n'ubundi kiracyarimo. Mbasanze hano ku murimo, ni ibintu byiza cyane, ndetse duhora dushishikariza abantu kumenya agaciro k'umurimo, guha umurimo agaciro. Nagira ngo mubaze se, wowe kuri wowe wumva umurimo cyangwa se akazi wumva bisobanuye iki? Akazi uko mbyumva, ikintu cyose ushobora gukora kikagutunga ukabaho n'umuryango wawe, byaba ngombwa waba uhembwa neza, umushahara hejuru ukaba wabasha no kwizigamira, niko numva umurimo. Nawe uratubwira akamaro k'umurimo? Akamaro k'umurimo, umurimo ubaho kugira ngo utunge umuntu. Rega akamaro k'umurimo ni uko kugufasha mu buzima bwawe kubaho, ubona icyo usabwa cyose ukakibona ugikuye mu kazi, mu mafaranga uhembwa. Yego, yakuye mu kazi. Hari abantu usanga basuzugura umurimo, cyane cyane urubyiruko. Nagira ngo mugenzi wacu atugire inama. Ndabanza mubaze, icyo kintu mvuze ujye ukibona? Kirahari cyane cyane. Hari abantu bapinga akazi, bagapinga akazi barimo, bagapinga akazi bitewe n'ibyo bakora n'ibyo berekejeho amaboko. Ariko burya icyo nababwira ntabwo ari byo gupinga akazi, kubera ko hari aho gakura umuntu, hari n'aho gashyira umuntu. Wabwira iki rero abafite iyo myumvire yo gusuzugura akazi, cyangwa bakumva yuko akazi nk'aka k'isarubeti ari akazi gaciriritse, akumva yuko atari akazi nk'akandi? Murakoze. Akazi dukora k'igitekinisiye ni akazi dukora n'imbaraga, tugakora twandura, bikagaragara ko twavunitse kandi dusa nabi. Ariko nk'umuntu ureba ukuntu nsa cyangwa se ukuntu nambaye, arampinga. Ariko nanjye iyo ngeze igihe mu masaha y'umugoroba nkahembwa yanjye, nkagenda nkatunga umuryango wanjye, nanjye nkabasha kwibeshaho, niko kwa kubona agaciro. Kandi uvuyemo uroga ukambara neza, ugasa neza. Cyane nkasa neza kabisa ku buryo busobanutse. Hano se igihe mujya mucyubahiriza, tujya twigisha abantu gukoresha neza igihe. Sinzi muri izi tekinisiye z'ubwubatsi ko ikintu bita igihe namwe mukizi cyangwa mujya mugikoresha? Igihe turacyubahiriza cyane, kirakoreshwa. Nawe muragikoresha? Turagikoresha kuko amasaha yo gutangira akazi, hari amasaha yo kujya muri pause, n'igihe cyo gusoza akazi. Yego. Kutubahiriza amasaha bigira izihe ngaruka? Kutubahiriza amasaha bigira ingaruka z'uko agaciro k'umurimo wawe gukora karagabanyuka, hanyuma ubwo ukaba wishe akazi, kandi ariko kakakwiye kuba kagutunze, ugomba kugaha agaciro. Ni izo ngaruka zo kwica akazi rero numva atari nziza. Tekinisiye hari ikintu bagira, ntago ari bose, nuko nzi ko bijya bibaho ikintu bita gukorera ku jisho. Waba uzi ko kibaho? Gukora ku jisho bibaho mu batekinisiye, ndetse n'ahandi hantu usanga abantu bafite umukoresha, usanga ku kantu ko gukora ku jisho bakagira. Niyo mpamvu ukunda gusanga ku mashansi haba hari abakapita bashinzwe kurebera abakozi uko bakora. Buriya abakapita ni ukureba ko abantu barimo gukora batanengeka. Kapita buri ikintu aba ashinzwe nicyo kureba, gupanga akazi mu gitondo, yamara kugapanga abakozi bamaze kujya mu kazi, akagenda areba ko buri muntu ari gutanga umusaruro, akara ko buri muntu ari gukora. Wumva se kapita rero wakabaye areba abantu ko barimo gukora? Ubundi byakabaye byiza umuntu ahaye agaciro umwanya arimo, kuko ikiba cyakuvanye mu rugo ni ugukora. Ntabwo rero ari ngombwa ko gapita yakabaye ahagaze aho ngaho abakoresha. Ubwo ni nko kubakoresha ku gahato, kandi kiba cyakuzanye no gukora kugira ngo nawe uhabwe amafaranga. Njye niko mbyumva. Ikintu cyo gukora ku jisho se ukiziho ute? Wagiriye ihe nama abantu bakorera ku jisho? Murakoze. Buriya ikintu cyo gukorera ku jisho ntabwo ari cyiza pe, kubera ko buriya iyo ukoreye bajya bavuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Kandi mu by'ukuri niba
bakongera bagaca umugani ngo utabashije kurera umwana wundi ntabwo yabasha kurera ntabwo areruwe. so bishatse kuvuga ngo niba uyu munsi nkoreye ku jisho nkica akazi ngendeye ku kuvuga ngo naka kanaka nanjye akanjye ejo ntabwo nzabasha kugakora bitewe n'uko nagiye nshyiramo ikigare hagaragaramo ikigare mu kazi nkora akazi utagaha agaciro ntagaha agaciro hakagaragaramo kugaragaza ikigare mu kazi. Murakoze. Hanyuma hari ikintu bita gukunda umurimo. Umuntu gukunda umurimo, ibyo bintu uratubwira muri uyu mwuga w'abatekinisiye iyo birimo cyangwa se iyo bibuze bigirizeho ingaruka ku ishuri. Ese numva ko nta kindi nziga ibintu bijyanye n'ubwubatsi. Yego. So nkora tronkome nyisoje njya kwiga ubwubatsi. Ndiga ndasoza mbona diplome. Nuko njya ku isoko ry'umurimo. Ariko igitekinisiye ni cyiza. Igitekinisiye ni cyiza kuko usibye kuba bamwe bagisuzugura ariko ni cyiza kuko umuntu abakora yubaka n'igihugu aniteza imbere. Nese nkubaze wagize amahirwe yo kwiga muri segonderi nk'iyo uyiga hanyuma nubone akazi k'ubutekinisiye bikaba ngombwa ko wenda ukora nk'ikiyedi byari kugenda gute? Murakoze. Kazi k'igitekinisiye umuntu uvuye ku ishuri birabanza bikanga ariko hari aho byageze nkora ikiyedi kandi mfite diplome yawe. Hari aho byageze nkora ikiyede nari mvuye mu rugo njya mu yindi karitsiye mu mujyi ugiye gushaka akazi. Nta muntu wari uzi ko mbizi. Kandi ubuzima bwo mu mujyi buba bugoye. Kiyede ndagikora nk'iminsi 3. So mvuga ko ndi umutekinisiye mbizi bampa ikizami ndagikora bahita bampa k'igitekinisiye ndakomeza. Hari abandi bantu usanga barize ariko ugasanga babuze akazi bakumva ko ikiyede batagikora. Ndabeshya? Ntabwo ubeshya. Ubundi umuntu biterwa no mu mutwe we. Ubundi iyo ufite ubushake ntabwo ugombera ngo akazi ngomba gukora n'akangaka, nta nubwo bigomba kuvuga ngo ibyo nize nibyo nzakora. Ubundi ibyo twavuze by'umurimo, umurimo wose ubonye upfa kuba ufite ubushake n'imbaraga. Ubundi akazi kose ubonye ni gukora, akazi kabi kaguhesha keza. Ubundi uragira inama urubyiruko cyane cyane usanga hari abavuga yuko imirimo yabuze kandi ugasanga hano hari shansiye yakajaga ponda sima ngira ngo byo nago bisaba ubundi burambe akabona nk'igihumbi cyakabona 2 abantu bumva yuko batakora imirimo nk'iyo bayita kiciriritse. Murakoze. Ubusanzwe hari ikintu cyo gutesha agaciro umurimo tangira gutyo. Iyo utashira agaciro umurimo nta nakazi wabona. Niba icyo nashishikariza urubyiruko ndashishikariza cyane gukunda akazi. Akazi kose ni akazi kandi akazi kagutunze, akazi kaguhemba ukombye kugakunda ukakora ugakunze. So niba rero ugize amahirwe ukakabona wagakora ugakunze kandi akazi kabi kaguhesha keza nta kibazo. Nagira ngo tugende ku kintu bita iterambere wumva ari iki? Murakoze. Iterambere riba ku muntu ku giti cye. So iterambere rero ukuntu riza iyo hari ahantu uvuye, iyo ufite umurimo ugakora ukagira aho uva ukagera naho ugera mu bikorwa. Iryo niryo terambere. Birashoboka ko wagera ku iterambere nta murimo? Ntabwo bishoboka. Kuko ugera ku iterambere ari uko ufite umurimo. Ari byo byane navuze, urakora ku mushahara wabonye ukabasha kuba wakwizigama. Hanyuma ibyo wizigamye rero nibyo bigenda bituma utera intambwe ukagenda ujya imbere. Nimba rufitiye nimwe ukagira 2, nimba nta rufite ukayigira, ejo ukaba wagira imodoka cyangwa ukagira inka ukagira n'inzu. Iryo niryo terambere. Avuzemo kwizigama, aragira ngo baze se kwizigama ni iki? Murakoze. Kwizigama ni igikorwa umuntu akora ashaka ko guteganyiriza ejo hazaza he. Icyo gikorwa gikorwa n'umuntu ku giti cye
akeneye inyungu z'ejo hazaza he, ashaka ko hari intambwe ashaka kuvaho akagira iyo ageraho. Hari ukuzigama k'ubwoko bubiri. Naganiriye n'umuntu, hari umuntu wa mbere uzigama amafaranga kuri konti, undi akazigama wenda mu bikorwa, akagura nk'isambu cyangwa se akagura nk'amatungo. Ubwo bwizigame ubwiza ni ubuhe? Biterwa n'umuntu future yiwe afite imbere. Kuri wowe ku bijyanye nanjye twe dukoresha konti. Abatekinisiye akenshi twizigama dukoresha konti. Aha akandi kantu n'umusha amatekinisiye, sinzi niba ariko murambwira, abatekinisiye kubera ngo babona amafaranga buri munsi, hari abayarya akazagaruka gukora ari uko yashize. Ibyo bintu nibyo? Ibyo bintu bibaho, ariko biterwa n'uko nta cyerekezo aba afite. Ni ukuvuga ngo icyerekezo cye ni uko ayo yakoreye agomba kuzaguka mu kazi ayamaze, ariko ibyo bintu ntabwo aba ari byiza. Nagira ngo baze ubunyangamugayo bufite akahe gaciro muri uyu mwuga mukora? Murakoze. Ubundi ubunyangamugayo, iyo uri inyangamugayo urizerwa. Nta kuntu rero wagirwa icyizere utari inyangamugayo. Niba umuntu aguhaye akazi ke ukagakora neza, mugasozanya neza, biba byiza kuko agukundisha n'abandi bakazaguha akazi, akurangira n'abandi. Yego. Wakwica akazi k'umwe akabwira n'abandi cyane, ugasanga ubuze akazi. Wow. Kugurisha ubutaka bifite izihe ngaruka mu iterambere ry'abantu? Murakoze. Ikijyanye no kugurisha ubutaka, ingaruka, hari igihe ugurisha ubutaka ejo hahandi ugurishije hakaza iterambere, kandi rikaza hatakiri ahawe. Uricuza rero ugasubira inyuma ukaremandinga, kandi wakabaye ukoresha buryo ki bubyaza umusaruro bukaguma kwitwa ubwawe. Murakoze. Dusoze mugira inama abatekinisiye bagenzi banyu, ndetse mugira inama urubyiruko cyane cyane ku kigendanye n'umurimo, gukoresha neza igihe ndetse no gutera imbere. Inama nabagira ni uko akazi bazajya babona kose bazajya bagerageza bakagakora. Iyo nama niyo ugiriye bande? Urubyiruko. Nta kuvuga ngo azakora ibyo yize cyangwa ibyo azi n'ibyo utazi, ubundi urabimenya, hari ibyo umenyera mu kazi ubundi. Inama nabagira ni uko akazi babona kose bagakora, hanyuma bakiteza imbere. Hanyuma abatekinisiye bo babagiriye ihe nama? Abatekinisiye nabo nabagira inama yo kugira imyitwarire myiza, ibyo twita ubunyangamugayo, no guha igihe agaciro, hanyuma bakabasha gukora akazi neza. Nawe wagira inama urubyiruko ndetse n'abatekinisiye bagenzi bawe? Murakoze. Nahera ku rubyiruko. Urubyiruko narugira inama yo gukura amaboko mu mufuka bagakora, kuko iterambere rizi iyo wakoze. Iyo utakoze urumva urafeiringa, nta kintu winjiza. Nagira inama yo gukora, bagakorana ingufu, bagategura ejo hazaza habo. Ku bijyanye n'abatekinisiye, nabagira inama yo gukoresha igihe cyane cyane. Bagakoresha igihe kuko igihe ni amafaranga. Mu cyongereza niho bavuga ngo time is money. Ni ukuvuga ngo iyo utaye igihe uba utaye amafaranga. Gukoresha igihe rero neza bibyara inyungu ku murimo uriho n'ejo hazaza hawe. Yego. Time is money, igihe ni amafaranga, bisobanuye iki? Ubundi igihe baravuga ngo, igihe mpamvu bavuga ngo time is money, igihe cyatakaye ntikigaruka, kandi igihe ni amafaranga. Niba uri mu kazi ugomba gucyura amafaranga, akazi kabyara amafaranga. Ni icyo bavuze rero ngo time is money, igihe ni amafaranga. Yego. Gira inama urubyiruko ndetse n'abatekinisiye bagenzi bawe? Murakoze. Ndagira inama urubyiruko gushishikarira umurimo, bagakora amaboko mu mufuka bagakora. So akazi kose kagutunze kazana, bajya bavuga ngo nta munyagara w'ifaranga ubaho. Akazi kose kazana amafaranga uko yaba ameze kose uragakunda ukagakora. Cya kabiri cyo nagira inama ku batekinisiye bagenzi banjye, nabagira inama yo gukunda umurimo nabo, kandi bakawunoza, bagashimwa,
bakababana amakemwa mu mico no mu myifatire yabo. Yego. Bagakunda akazi mu kazi kabo bakora, ntibakunda ibintu by'amaronko menshi, bityo bazakora biteza imbere, kandi nkanabashishikariza kujya bizigama, bakora bizigamira ejo heza haraje, bagiye bakora bizigamira ejo habo heza hazaba heza cyane. Murakoze. Yego, ndabashimiye abakurikiye Wazo Speed, ndetse nshimira abatekinisiye twaganiriye, twaje bari mu mirimo ariko baremera baduha umwanya, kandi time is money. Ndabashimiye cyane, kandi mbibutsa kwirinda COVID-19 kugira ngo tuzayitsinde, ubuzima busubire uko bwari bumeze. Murakoze cyane. Murakoze.